ibihe byiza mwese mu kwikiranga T250 ndabashimiye cyane abwe mu bantu b'ingenzi manura agaciro kandi ntabwo mwakicuza kuko buri munsi ni udushya buri munsi ni byiza buri munsi ni umunezero ngira ngo niba mwitegereza neza mfite igikoresho cyitwa synthetizer hano abayita senti igikoresho cyiza cyane gikora iki kiracuranga igicurangisho ni inanga ya kizungu ni inanga ya kizungu ubwo nababwira ngo hehe n'irungu ndi kubona umusore hano umukigitananga ya kizungu bakwita nde abo umucuranzi uracuranga ku buryo umuntu yakumva ameze neza cyane akaruhuka gucuranga indirimbo zimeze gute cyane indirimbo za kirokore ubu nizere ko ngiye gusirimba ngiye kurambika kamera hasi ubundi nkasirimba ibintu bikaza kugenda neza cyane tugiye gukoresha igihe nk'umuntu yaba arimo gusirimba cyangwa se batuje nyine ari indirimbo ngira bazamuramo akantu ku buryo nanjye numva ntagiye kuruhuka neza cyane ivi abantu bakurikirana T250 babwire ubundi gucuranga byaje nk'impano warabyize wabikuye ku muhanda tubwire ku buryo umuntu uri kukumva yavuga ati nanjye ndabyumvamo ariko reka nanjye mbese tubwire byaje gute ni impano warabyize dusangize gucuranga ubundi bisaba kuba ukunda umuziki muri hambere uwo kumenya nyine kuko ntabwo n'ubundi impano rero uyifite kuko ntabwo ari ibintu bikuzamo uraza nyine iyo mpano ufite ukongeraho no gufata amasomo bakajya bakwigisha bakakwigisha abantu batandukanye cyangwa se ukigira nko ku mafone nka gutya nk'ibi turimo nk'uko natwe dushobora gutanga nk'isomo runaka birashoboka pe nk'utuntu umuntu yakwifashisha nanjye rero nuko nabyize ubu ni impano yari irimo ariko wumva bidahagije ukwiye no kwegera abantu bize bakagufasha ntabwo bihagije nanjye ndacyagerageza kubyiga gusa wenda nk'umwana akubonye akavuga ati ndumva ashaka gucuranga biragora musangiza urwo rugero ubwira ati biragoye cyangwa biroroshye biroroshye cyane kuko mwese ubu ngubu ni 1,500 zigira imibare se 1,500 ubwo ni ingano 1,100 ni ibiro ipase ifite nyine ugendeye ku ngano zayo noneho senti ubundi ushaka kwiga ubwo habaho pase zingana gute ubu ngubu birazimije nyine biroroshye cyane kubyigushakuza reka turebe wa mugani ubwo nk'umuntu ayibonye yakora iki kugira ngo yayakiriza hehe ubu birazimije ushaka kuza hano nyine murabizi onu ofu n'akantu k'umutuku ukakanda gutya noneho iyo ukanze sentita yaka hari hagati muri ya tangura noneho imaze kwaka uraza kujya muri itwereka zino setingi
ibi ngibi nyine ni amatushe ukoresha murabyina ngo mbona bisaba no kuganza ukajya kwiga. ntabwo birenze noneho ibintu ni utuntu dukeya nyine ushaka kwifashisha kugira ngo ucurane. ugahita uza hano haba ahantu handitse ngo piyano nyine ni nka setingi yayo nyine yo kugira ngo resitore hano kugira ngo uze gukora urumva nk'ubu kiravuga nk'igikiza ntiwamenya icyo ari ntanjyana ntiwamenya icyo ari cyo n'ingoma iba irimo aba ari ingoma imwe nyine irimo. noneho uraza mbere na mbere ugafata piyano hano ugahita iyo icyaha akayitiza hano uri muri gesitari nyine meyini iri mu gata bagita meyini kino gice cyo hepfo bagita meyini. noneho ugahita ukanda hano kuri iyi piyano ugakanda hano hantu hari hano ukajya muri setingi aho baguhaye baguha stage piyano epi piyano ushobora guhitamo kimwe muri ibyo ushaka cyangwa se n'ayandi manota wumva gushimisha ukemeza. hano hari akantu bita inta ni ukwinjira mu gihe wenda nakagufasha mu gihe hano hapfuye cyangwa ushaka gukanda hano ushaka kwimura kugira ngo ujye kugira ngo yimure. ndabona ngo Galaxy Y EP cyangwa se ugashyira kano hano ukoresha kugira ngo wemeze ku inota ushaka. ako gakora iki? akangaka nko mu gihe nyine ushaka gutoranya amajwi mo hano ni kuri bukoresha kagenda kazenguruka kakageza aho ushaka. noneho ugahita uzi hano kuri hano naho hari inta ugakoresha mu gihe ushaka wenda ubona hano hari ikibazo ino myanya ifite ikibazo itari gukora ugahita ukandaho inta urabona ko inota rihise rijyamo hano wamaze kwemezaho ukagaruka hano hari existe nko gusubira inyuma nyine ikintu gusubira inyuma cyo gusohoka exit gusubira muri ya setting kongera ugakanda gutya ukagusubiza muri ya setting wari ufite kongera ugakanda ubundi kabiri buriya ngombwa left baze nyine uri bukoresha nk'abarokore cyane cyane ugakanda hano kuri left ukaza hano muri setting ukaza hano hari base bitewe niba ugiye kugira base ugiye gukoreshaho. noneho ugashaka base ushaka guhitamo nanone harimo n'ubwoko bwa base n'ubwoko bwa base zirimo nyinshi cyane ushobora nawe kuyikorporata n'izina bitewe winjiye nanone mu yindi setting ukemezamo base ushaka. yego noneho rero reka rero hano hari akandi kantu k'ingenzi gatoya ntagera n'ababwiye nk'iyo ushaka kuregera imiziki kugira bivuge neza ku rugero runaka ukora senti ishobora kuba imeze gukirimo nk'umuziki wenda runaka hano kuri yose aho bayigira ingoma hano naho ni agace k'ingoma ingoma runaka ushaka izigezweho izimeze nk'inimba izihuta ibintu nk'ibyo. noneho ugahita usa hano ugahita ukora hano hantu kugira ngo ujye kuregera za ngoma zawe ituza ugakoresha hano. hari ukuntu njya mbona nk'umuntu agiye kwegera nk'umucuranzi amubwira abo akoresha amajwi gusa agahita amenya uko aribuze kugenda ugahita utakara hano nyine ugakanda hano. ubu ngewe nkubwiye nk'agakora wahita ugacuranga. birashoboka. noneho ukaregera ugashyiraho nyine runaka kugira ngo utaza kubungamira abantu uri gucurangira ukaregera utaza kubabungamira cyangwa se ukagera n'umwe wenda runaka uvuga ati gute wagabanyije ibyo nagukusanya binanditsemo ikinimba ndikubona ngo ikinimba ndikubona mu ngo reka dawu amazuke cyo dore ingoma zo ziba zirimo hano nyine reka twere gutinda curanga akantu gatoya abantu badukurikiye bumva uburyohe bwa seti ku buryo n'umwana wibereye Gicumbi Nyabushingi twazavuga ati nanjye ngiye kwiga seti kandi ndumva ku buryo yumva uburyohe bwa seti abuze ko n'abantu baruhuka iyo bumvishije umuziki dukubitiraho akantu gatoya ubundi Imana ihabwe icyubahiro.
bakita rege nyine gucuranga rege ushobora kuba nka ziriya ndirimbo za Kidupi nyinshi zikunda gukora nazo ukunda kuzikoresha n'indirimbo z'ibindi ndirimbo zimwe twavuga zigenda nyine ngo injyana yose ushaka wayicuranga wenda zishobora kuba igendana gutya ugahita ukoramo akaraka ukayirengera kugira ngo ibe ifite injyana iryoshye. None se ko numva ngiye gusinzira. Noneho rero ndumva biryoshye, ariko se nta gakorase twashyiramo ku buryo abantu bakurikiye 350 bashobora no kugira umugoroba mwiza, cyangwa se igihe cyose yakumva yakwikiganira akavuga ati tumva uburyohe bwa seti. Gakorase kavuga wenda ngo yatubambiye amahema Yesu wacu ni mwiza. Karimo gakorase nkako umuntu wibereye ku ijoro rya Kamonyi, akayibereye Nyamasheke, akayibereye i Rusizi, akayibereye Nyagatare, akazakumva akavuga ati wow. Tubambiye amahema Yesu wacu ni mwiza. Abantu dukurikira ni benshi, ushobora kuba ari azadukurikira cyangwa se akavuga ati ariko uyu mwana ashobora kuba akomerejeho yabimenye. Wadusigira nimero? Nimero yanjye 079 21 31 387. Iyo nimero umuntu yayikubona bati uyu mwana ashobora uyu mwana ndi kubona afite icyerekezo ashobora kubasha gucuranga, kandi icyo nakubwira cyo komeza ngo bizakunda.